none se ubu ngubu yenda tuvuge papa we yaragute nawe agarutse kukureba ujye umutekerezaho yamutekerezaho gake ariko nkanamwereka Imana ukamwereka Imana mu buhe buryo nkamusengera nk'iriye sengesho ujye usengera papa wawe kubera ko yagutaye nyine nkamwereka Imana dore abatwanga ujye ubarengera buri gihe kandi kugira ngo nawe na papa wanjye ujye mu rukundo rwa kimuntu ujye umuha umutima mwiza kandi ajye atwibuka nk'uko nkanjye ndi umwana we njye nagira ngo wamwumva azajye kumperamo ubu butumwa amubwiye yuko nakuze ndi umusore kandi nta kibazo nkigira kugira ngo ndatekanye ngewe nta kibazo ngira kandi nubwo ndi umusore kandi akamubwira yuko ndi umusore cyane mfite imyaka 8 nk'ubu turi mu cyorezo cya coronavirus hagiye wakambara niba umuntu akoroye ukambaye we akambaye n'abapfutse umunwa adapfutse amazuru yakoresha ikizigira cy'akaboko ke kugira ngo amatembabuzi ataza kugutarukirayo amatembabuzi yego noneho cyangwa nawe waba ukambaye nabi ugahura n'umuyobozi cyangwa afande mugahura wahita upfuka umunwa n'amazuru hari ukuntu njya mpura n'abantu bambaye bakagejeje hano bakamanuye ngo noneho kugira ngo kandi bahura n'abadoso bakumva ngo ntacyo bibatwaye babona noneho ari imodoka ya polisi ikumvira imiravuga bakumvira imiravuga ikavuza ihoni yajya guparika bakahita bapfuka umunwa n'amazuru ubwo se aba bantu batinya corona cyangwa batinya abapolisi batinya abapolisi none se ari umupolisi na corona n'iki gikaze corona ni ikaze cyane none se kuki abantu batinya abapolisi kuruta ko batinya corona sinzi impamvu ngo baba batinya yuko ngo nk'ikintu ujya ubwira mama ukabona aratunguwe mubwira ko nzamushyira ahantu heza nkabona arasetse reka da ubundi noneho nkamubwira nti nzagushyira mu nzu nziza nkugurira imodoka nkumva asetse rwose arishimye ubundi yarangiza mu bantu bampemukira bakanyita amazina atari ayanjye nicyo kintu buri gihe kimbabaza ni bande bakwita amazina atari ayawe ni abantu nyine b'abagome ba hano hepfo bavuga ngo iki bavuga ngo ndi ikimuga ngo ndi ikimuga babikamo ibishyimbo ngo ndi icumba. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Mwese mbasuze mudukurikiye ku Impanuro TV mbaye ikaze kandi mbashimire by'umwihariko mubana natwe n'uyu munsi mukiri kumwe natwe ni Alepase kwizera muri kumwe muzakomeza kubana aho uri hose udukurikiye buri gukora subscribe ku Impanuro TV gahunda zikomeze kugenda neza. Ikiganiro cy'uyu munsi nkitangiye gutya kugira ngo tuze kugenda tuganira ariko byose bihere ahangaha. Ni akarere ka Ruhango, ni akarere gakeye kandi gakeye cyane. Niyo mvugo hari muri iyi minsi niyo hegeye ugiye hirya cyane mu biturage nkangaha turi usanga imyaka ye isa neza rwose, imvura yaraguye, ibishyimbo birasa neza, gahunda zimeze neza. Kituzanye ahangaha uyu munsi ni ukugira ngo tujye dusura abantu batandukanye tumenye amakuru yabo, imibereho yabo ni iyihe. By'umwihariko muri kano gace nibwo Impanuro TV si ubwa mbere tuhaza, ni kenshi twahaje turimo turashaka ko twamenya ahantu hari umwana utuye witwa Bonfisi. Ni umwana ufite ubumuga yavukanye budasanzwe ariko umwana akagira ubwenge nabwo budasanzwe, biturutse kuko avuga, uko agusubiza igihe umubajije n'ibindi bigiye bitandukanye uko bigenda. Rero ngiye guhera ahangaha kugira ngo byose bize kugenda neza, gahunda zose zize kugenda zigerwaho ariko byahera ahangaha. Kuri hano ndi kumwe n'umusaza. Mzee, uraho neza? Muraho. Amazina witwa nde? Munyankindi wande? Munyankindi wande? Ruberandinda Faustin. Ruberandinda wande? Wabizoza. Bizoza wande?
leta birimo wande mutabazi wande senera wande naho garukira amakuru se murango muzee makuru ni meza n'ahangahe twaje ahangaha mu ruhango ariko ruhango bimeze bite mu ruhango bibereye imeze gute muri ruhango ukeye ivuguru iminsi mu bitaro jewe ubu navuye igitwe bambe navuye ikinazi mvuye ikinazi ngi Kigali unamaze Kigali namaze iminsi ibari 9 okay mu bitaro Imana ishimwe ubwo wagarutse ndabona n'imbaraga ari nkeya ni nke cyane imibero wasa no mu ruhango imeze gute ariko ngira ngo tunakwibuza hano harandi ngo hatuye umwana ufite ubumuga nahagana ko watubwiye ko ari muri zino ngo gutya ubumuga se na hano haruguru yiwawe ntabwo mushiki wanjye ni mushiki wawe uriya ese burya waramubonye sindamubonaho ariko naramwumvishe amugaye gute se umwana yamugaye ari muto cyane ari uruhinja yego bamubaze afite yaramaze iminsi 7 avutse noneho rero bamubaza ikintu ahangaha mu rutirigongo ahangaha icyo kintu n'ubu kirangana gitya gihari ntagenda kugenda kurura amaguru cyangwa se akiyereka gutya kuko yavuye ari iwabo araza akagera aha akagera ahangaha ariko agenda yihirika gutya yikuba amaguru akasiga inyuma nuko mbese okay ntujye kure we uriya ni mama we okay mama twagusuye ntugende tutavuganye nuko unyuraho se dukate ruguru twende Shadow Facebook Bosco mama wari hehe Agiye kwahirira anyuze hano ndagiye kwahira oya nagagiye kwahira anyuze hano kuki atakubwira aho agiye se yajya guha agiye mu giseri kugira dere ntabi bamuhinye ufite imyaka ingahe mfite imyaka 8 uriga se hehe Kibingo mu wa mbere primaire ufite akagare nose kuki butakicayemo ubu ngubu Imana ni ikuri ndibi byose iteka Imana ni kubera iki muri kino gipande cyo hasi ntabwo yumva umwe yashenye uri hano mureba yahiye iyo bamuha isahani iriho utuzu yenda hariho akazi yatereka ntabyumva cya gipande cyose cyarapfuwe n'ivu iriya micanga niba wayirunze ubu gutyo ntiwumva ni ukugeza hehe ni guhera aha kumanura kugeza nta kintu wumva na kimwe niyo ahiye niyo watemye ngaho genda wirukanka barebe icyo wana nagusiga wansiga neza ntabwo bagire pfiri nose aragenda ukagira ngo arashishe ntabwo babara kuko ntabyumva ntabwo abyumva none se niyo mwana wenyine afite oya dufite abandi baradusize bagiye barabasize kuki se babasize bagiye gushaka imibereho nabo babonye turi abakene umwe yagiye Musanze undi agiye Kigali undi Musanze yagiye ryari mama wawe se agiye ryari ubundi agiye mu kanya agiye gutera intabire ndabizi bamuhingiye hari abashyitsi hari umuntu yari amaze guha umuti none ubu zemera kw'ibirenge byawe byeguza ikurinda ntabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso nisinzira Imana irinda Abisirayeli Oye Jado
amakuru ngaho ngwino twakire rero ngwino twakire Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa wakira abashyitsi ngaho ngwino Jadofisi ye Jadofisi amakuru ubusa hano wahibirutse ukabishobora umeze muruke manuka genda twitirana ku kazuba sibyo se ngo uransanga hano nakambe niyicariye Yesu we tubona ni gutyo ugenda Yesu we komera sana twicarire hano niko se Jadofisi amakuru se meza harya ngo amazina yose ni ayahe yitwa Jadofisi Bosco Jadofisi Bosco ninde yakwise ayo mazina ni ababyeyi banjye mama wowe yitwa nde mama wanjye yitwa Mukamugira Francine Mukamugira Alfonsina izina ry'ububyeyi bakamwita mama Jadofisi nk'izina ry'ububyeyi mama Jadofisi we twagusuye nase Jadofisi papa wowe yitwa nde yitwa igivuze Amoni hari yese ko tutamusanze hano nyine yabonye twewe turi abakene ajya guhiga ubuzima yagiye kubuhiga na ryari se ntaragaruka kuva ajya kubuhiga yagiye kubuhiga nkiri agahinja none dore ubaye umusaza ntaha harazana ntago arazana rimwe kudusura ni ukuri ngo namubeshyeye kugisa atagarutse nyine yagiye gushaka ubuzima sinzi impamvu ese nuko byagenze burya rero twaje gusaba ngo tuganire nturi butuganirize se ese nuko rero twababwiraga na kare twatuje kureba uyu muryango uyu ni mama Jadofisi uyu ni Jadofisi nk'izina bamwita rero reka tumaze twakira mama muraho neza amazina yawe ni ayahe nitwa Mukamuhigira Alfonsine nibyo koko si byavugaga nibyo Alfonsine karame umuryango wanze baramaze kubyira umwana amaze kumbwira ngo papa ngo yagiye guhiga ngo umwana akiri uruhinja none agize imyaka ingana gutya ngo ataragaruka nibyo koko cyangwa umwana yatubeshye ntago yababeshye no kuba muzi ntago amuzi isura ukuvuga ngo maze kubyara akabona umwana afite avukanye ikibazo yahise agenda nyine ati ngewe ati mu muryango wanjye ntago nigeze byara ibintu bimeze gutya amazina mbese nawe wumva adafatitse ntabwo ndamubwira n'ubwo gihe uko Imana yamumaye niko ngomba kumwakira kuva icyo gihe rwose kugeza na n'ubu ntabwo amuzi n'uko asa nabaye muri ubwo buzima rero jyenyine nari nkiri kumwe n'umubyeyi wanjye mama kugeza ubwo nawe ashaje ndamusigarana muri ubwo buzima nabubayemo ndamwakira rwose numva yuko ari ngombwa yuko ngomba kubyakira kuko ari cyo Imana yampaye hano niho uvuka n'undi hano uri hano niho mvuka mu rugo nyine wanyu yego aha niho mvuka ubwo rero uyu mwana yavutse ku itariki 7 z'ukwa gatanu 2012 avukira ikibingo rwose ndagenda mbyara neza nta kibazo bahita bamunyereka ko ngo avutse afite ikibazo ako kanya bamwiyerekejeho gutya bo bamwegeka mu gatuza nanjye banyereka mu mugongo we mpita mbibona barambwira ngo avukanye ikibazo umugongo we hari iki hari ahantu ubona h'umweru cyane ubona hadasa n'undi mubiri
urwugara ubona hadafashe hadakomeye. Bahita bambwira rero yuko agize ikibazo. Nabyari ku cyumweru bahita banjyana ku wa mbere igitwe. Ngeze igitwe biba ngombwa ko arara muri koveze, ku wa kabiri bati Butare. I Butare bahamagaye bati nta muganga uhari. Bati ku bitaro bikuru se hashika. Kuva navuka n'Igitarama ntago nari impaze. Ugiye i Kigali. Mba ngiye i Kigali nyine najyanye n'abaganga bagenda banyobora. Ubwo nagiye nyine ari yakivuka, nagarutse afite amezi 2 n'igice. Barakomeza bararwaza nyine, bamubaza afite iminsi 7. Yavutse kuri 7 z'ukwa gatanu, bamubaga kuri 14 z'ukwa gatanu. Ubwo umugongo urabaze nyine uradoze. Ubwo hamwe no gusenga Imana mbona avuye kwiseta, shima Imana ndagaruka. Ubwo nyine nkakomeza nkumva ibyo abantu bagenda bavuga, nayo bagenda babwira se umubyara, ibintu nk'ibyo byose wumva bagenda bamubwira umwana ngo yabyaye umwana utagira amaguru, utagira umugongo, utagira ikibuno, ngo utagira hanera, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero birakomeza gutya, ariko ngewe nyine ngenda mbyakira nk'uko ngewe wari uwanjye. Ibyo bavuga nkabona nta n'ibyo mubona aho mu mugongo narahabonaga, ibyo kuvuga ngo ntafite aho anera, ibyo nyine barabivugaga nge nkabyirengagiza kuko nge mbibona. Mukuri se yenda karagacemo kugira ngo tubanze tumenye nyirizina by'umwana yabaye nkatubwiraho. Si ubwa mbere tugera ku bantu bafite ubumuga, ariko uyu mwana we urabona ko atandukanye, afite imbaraga. Ubundi ubumuga bwe buteye gute nyirizina? Kuko urabona igice cyo hasi ndabona ku mubiri hariho ibisebe byinshi bitandukanye. Bimeze gute, biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo ubwo amaguru ye kamwe ni karekara kandi ni kagufi. Noneho igice cyepfo gucira hano, gusubiza ruguru ni hazima. Igice cyepfo cyose ni paralize. Nuvuga ngo gutya hasi nta kintu bakimukozeho. Ntacyo. Na bino bisebe ariko maguru ntabyo abyumva. Ntabwo abyumva. No kuba bimera gutyo nyine, yahiye yokejwe n'isahani y'ibiryo. Isahani y'ibiryo? Kandi ari plastique. Imukoze ku mubiri ahitashya. Kuvuga ngo umubiri wo urushye cyane. Cyane rwose. No kuvuga ngo n'izuba ryinshi rituma we agenda azana ibintu ibiheri. Umubiri we uroroshye cyane bikomeye. Hejuru arumva n'ibiryo ashobora kubifata bishyushya agahuha kanigirayo, ariko niba afashe gutya mu biganza wumva ko bihoze nta kibazo. Ariko aramutse ateretse hano ananiwe cyangwa yicaye uko nguko agashyira hano, ahita ashya nyine agatokombera nkavuza nkazarambirwa. Bafite imyaka ingahe? Afite imyaka 8. Imyaka 8. Yagize atangira ishuri, bimeze bite? Yaratangiye nubwo bingora, ariko ndamujyana. Birangora ariko nkamujyana. Yiga makanga ubu ngubu? Ari mu wa mbere. Primaire mbwa kitangira. Mu mibereho yenda, mu mibereho ye, mu bijyanye n'imikurire ye, umwana umubona gute ku ruhande rwe nk'umubyeyi umuhora hafi, benda kugira ngo twumve uko bimeze? Kuri jewe rwose muko mubona fisi rwose ubona ari umuntu uzi nk'ibintu, ukaba wamubaza ikintu akagusubiza, ndetse no mu mutwe we nanjye ubwanjye hakaba igihe ambwira ijambo nkumva ni umuntu ufite igitekerezo. Gusa ko no kwiga ubona yiga, ariko akagenda ahura n'imbogamizi cyane. Nkanjye sinzi gusoma, sinzi kwandika. Noneho mu kwiga agahura nuko ashobora kumva yenda nk'ikintu bamubwira bati tuguhaye devoir cyangwa umukoro, yaza akambwira ati se ma ubu kutazi gusoma no kwandika nzagenda mvuga ngo iki. Ubwo nyine ndamubwira none ubwo nyine uzajya usenga Imana n'izabigufasha. Ntabwo biba byoroshye rwose. Yiga amashuri asanzwe cyangwa n'abafite ubumuga? Yiga mu ishuri risanzwe. Ishuri ngo baryita uburezi bwa bose. Ari abazima ari n'abafite ubumuga bose barigana. Aratsinda se bisanzwe cyangwa
cyane gutsinda yagombaga kuba yakwiga agatsinda, ariko nanone yagizemo imbogamizi hagati ari yagitangira. Ndarwara namaze amezi 3 mu bitaro atiga. Nyine ngewe ubwa mbere naravunitse ngikinazi, nari jyenyine nirwaje kuko nta wundi nari kubona urwaza. Ubwo aba hano nyine hagira umudamu w'inshuti yanjye nyine araza aba hano muri uru rugo. Ubwo icyo gihe yahagaze kwiga, urumva ko ntawagombaga kumujyana. Igihembwe cya mbere cyose kirinda kirangira n'icya kabiri. Byongeye nanone hagati nkaho yakongeye ngo atangire kwiga nanone, ndongera ndarwara cyane bikomeye. Noneho ngikibingo, ngibikinazi, ngibutare, nanone biba kwa kundi urugo ngo rubaho umudugudu bapanga irondo, urugo rukabaho abanyamudugudu. Ubwo mviriyeyo rero korona nanone birongeye iratangiye, ntiyasubira ku ishuri. Nizo ngorane yagiye ahura nazo, kuko ariko yarageragezaga, kuko muri icyo gihe narwaye ari yagitangira yabaye wa 27. Ubwo nizo mbogamizi agenda agira, kuko iyo ndwaye hose nta wundi wamujyana, ni wowe nyiriza. Ni njyewe. Nanjye mu buzima ntabwo biba byoroshye, akaba igihe mujyana namugezayo cyane. Buri ikibazo cyane cyane akunda kugira kwituma, ntabwo abimenya, kunyara ntabimenya. Nyine mpora nani mesa, urabibona utwo n'udutambaro twose mba nararanye, nitwo mba niriranywe, mvana mu mazi nsubizamo, mvana mu mazi nsubizamo. Nyine kumva ko yitumye, kereka iyo yumvise umwuka mubi. Nigomenya ko byabaye. Anukiwe kumva umwuka mubi, ntambwira ati mata ariko numva nitumye. Ni ukuvuga ngo nawe ubwe niyo ari hano wenyine akabyumva, agerageza buryo ki yifasha, akaryama, akubika inda, akabikuramo, nubwo abyisiga, ariko mba namwegereje ibitambaro nyine akabyisiga, ariko agafata bya bitambaro akikora isuku, akihanagura, akarundarunda, agashyira hariya, aza kuza akambwira ati dore ngibi. Hano mu rugo arahirwa wenyine, wowe wagiye he? Njyewe nyine mba nagiye gushakisha ubuzima nk'uko nyine, gushaka icyo kurya, gushaka ubwatsi bw'inka nk'uko nyine. Nuko biba bimeze. Biba byoroshye. Wakangaye hano? Wa mbere primaire. Umwarimu wawe yitwa nde? Nayo wanjye bamwita Maria Rose. Maria Rose. Ni akahe karirimbo yakwigishije? Yanyigishije indirimbo y'Icyongereza. Bivuga gute? Nako y'Igifaransa. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ubwo bishatse kuvuga iki mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ko yari indirimbo yatwigishije kugira ngo n'abashyitsi bazaze ku ishuri kuduzura tuyibaririmbe. Mwumve ko mwize. None se ubundi mama hari ibyo atubwiye. Hano uhirirwa wenyine. Iyo wahiriwe wenyine umeze gute se? Ubuhe buzima uburimo iyo uri hano wenyine? Banumva ngiye nta n'ikibazo mfite, nta rungu mfite. Kubera iki? Kubera iki nese komba nta rungu mfite, kubera mba ndi mu rugo ntabwo bamba mfite. Ukora iki kugira ngo utagira irungu? Nkora iki? Hari igihe nkora nk'imodoka, niyo nayikora mu cyondo, ariko hari igihe nyikora nkayibumba mu cyondo kugira ngo utagira irungu. Nkayigendesha. Ubu se niki kintu wibuka mu ishuri mwize? Meruka kwiga yuko duheruka kwiga imibare. Kabiri gukuba kabiri kari 4. Kane gukuba kane ari 8. Gatatu gukuba gatatu ari 6. Gatandatu gukuba gatandatu ari 3. Nibyo mwereka kwiga mu ishuri. Hano gutya ku maguru bine bisibe ntabwo bumva bikubabaza? Ntabwo mba numva bimbabaza, ariko ariko bene ahangaha ndumva na bene ni ahantu hakubabaza cyane. Bene ahangaha akunda naho mu gatuza niho hakubabaza. Wowe wumva uri kubara buri gihe? Oya.
keka iyo mpuye n'umuntu nkagira ngo waje kunganiriza najya kubona nkabona andi urwara hano nkababara nkazabibwira mama we na mama wanjye nkabimubwira akazabimubaza. none se Jado ubundi yenda ikintu kigushimisha ni iki n'ibyo ari bumva wishimye muri wowe? nuko iyo mama yampahiye nkarya nkahagamba nishimye. Niki kintu kikubaza cyane yenda mu mibereho yawe? Mu bantu bampemukira bakanyita amazina atari ayanjye nicyo kintu buri gihe kimbabaza. Ni bande bakwita amazina atari yawe? Ni abantu nyine b'abagome ba hano hepfo. Bavuga ngo iki? Bavuga ngo ndi ikimuga, ngo ndi ikimuga babikamo ibishyimbo, ngo ndi icumba, niko bambwira. Uburyo bababarira ubihorere. Uburyo babwira ati iminsi izababwira nimuhore mwumve. None se nk'ubu ngubu yenda twagusuye twaganiriye kuganira gutya nawe hari icyo bigufasha nk'ibo nyabana muganira bakuganiriza bigufasha iki sasa rero? Icyo bimfasha mba ngira ngo tuganire ku by'ubuzima bufite abana, ku by'ubuzima bw'abana bafite ubumuga. Abana bafite ubumuga se yenda nkawe hari abandi mwigana mu ishuri? Hari abandi twigana mu ishuri batareba batanavuga. Nkajya njyewe mwarimu akajya bacira amarenga ariko njye sinzi guca amarenga, sinzi ko babigenza. Ntuzi ko babigenza? Ntabwo uratangira kubyiga? Mu ishuri se yenda mu myigire yawe niki kintu yenda gituma udatsinda ngo yenda ube nk'uwa mbere mu ishuri? Hari igihe nyine twebwe ntabwo bamikaye ngo nyirambike ku biburo gutya, banyegeza ameza nkarambikaho isaha yo gutaha yagera nkashyika mu gikapu ikaramu nkaba nyirambitse ku meza, najya kwifata nkabona ntayihari. Undi munyeshuri akambwira ati dore uriya arayikwambuye, nkahita mbibwira mwarimu akamubwira ati iyi ni iyanjye ntabwo ari iya fisi. Mwarimu akayimwamba agahita yemeza, nkahita nyishyira mu gikapu nkazimuhira. Iyi mama namusanga hano nkahita mbimubwira. Yajyana mu gitondo akazaza kubimubaza. None se ubu ngubu yenda tuvuge papa we yaragute nawe agarutse kukureba, ujya umutekerezaho? Yamutekerezaho gake ariko nkanamwereka Imana. Ukamwereka Imana mu buhe buryo? Nkamusengera. Umusengera nk'iriye sengesho ujya usengera papa we kubera ko yagutaye? Nyine nkamwereka Imana, dore abatwanga ujye ubarengera buri gihe, kandi kugira ngo nawe na papa wanjye ujye mu rukundo rwa kimuntu, ujye umuha umutima mwiza, kandi ajye atwibuka nk'uko nkanjye ndi umwana we. Ndi umwana we. Ubu se nk'ahantu hari n'irihe jambo wamubwira? Ahantu ari ntabwo yambwiye aho yagiye. Aho ariho hose nyine niba agize amahirwe yo kumva cyangwa se n'undi wamwumva ni nk'ubuhe butumwa wamubwira ngo amuguhere? Njye nagira ngo wamwumva azajye kumperamo ubu butumwa, amubwiye yuko nakuze ndi umusore kandi nta kibazo nkigira, kugira ngo ndatekanye njyewe nta kibazo ngira, kandi nubwo ndi umusore, kandi akamubwira yuko ndi umusore cyane mfite imyaka 8, akamubwira yuko mama wanjye turi kumwe mu rugo akanyitaho akangaburira kandi neza nkishima. Nibwo butumwa natanga. Nibwo watanga. Ese yenda tuvuge n'urugero hari abantu batandukanye nk'abavuze bajya kugira amazina atari ayawe, n'abandi babyeyi bajya bata abana babo bitewe n'ibibazo bitandukanye mu muryango, byaba ari ubukene yaba ibindi by'uburwayi butandukanye bigatuma bata imiryango yabo. Abo bantu bo wababwira iki Jadofisi? Abo bantu rero kugira ngo bata abana babo babitaho, kugira ngo batazajya babahohotera, kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza. Ubu se yenda tuvuge nkawe uba wumva n'ukuri uzaba iki? Nzaba muganga nkajya mvura abantu. Kuki wumva ushaka kuzaba muganga ukajya uvura abantu rero sasa? Ni ukugira ngo nanjye nziteze imbere, mbe umuntu mukuru, niteze imbere nk'abandi. Uba ushaka kuziteza imbere, ushaka kuzaba
umuntu ukomeye mu gihugu mu ishuri rero ni abandi bagiye gusubira ku ishuri ejo bundi uri tayari gusubira ku ishuri cyangwa nta bikoresho ufite? ndabifite. Ibikoresho urabifite? Mfite ikayi. Ikayi urayifite? N'ikaramu? Ubu ugiye gukoresha irebanga kugira ngo amanota ari wabonye yiyongere? Nirebanga ugiye gukoresha kugira ngo amanota ari wabonye yiyongere? Ibanga ugiye gukoresha kugira ngo amanota ari wabonye yiyongere ni irihe? Ibanga nakoresha nuko mwarimu yambazaga ati ibi ni ibiki nanditse nkamusubiza akambaza ko nzi kubara kuva kuri 1 kugeza kuri 30 nkamubwira. Urabizi? Mu gifaransa no mu cyongereza? Mu gifaransa icyo cyo ntago turakiga. Mu gifaransa uzi icyongereza gusa? Mu cyongereza ngo igeza nko ku 10 twumve. Mu cyongereza reka ngeze ku 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No kuri 20 nageza mu cyongereza. Ngo twagiye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20. 20. Nyamaruzi ibintu nuko hari uburyo bugenda bwiburira. None se tuvuge yenda nkuru n'urugero. Papa yaragiye ariko mama yaragusigaranye. Ubu mama wawe ugifata akanya ukamushimira ati mama warakoze. Ubikora gute rero? Ndamubwira nti ngushimiye mbikuye ku mutima, Imana igikongerera umugisha cyane, igiguha imbaraga, igiguha intege buri munsi kugira ngo nanjye ubashe kunyitaho, ungaburira ibintera imbaraga, nanjye njye ngufasha muri byose. Ujye mfasha muri byose. Niki kintu kubera ko uri kugikorera mama wawe kikubabaza cyane ukavuga ati kino kuba nafite ubushobozi bwo kugikora? Ngo nyikorere mama nanjye mwiture neza yangiriye yo kuba yaramfasha kandi. Ni nkuko naba ntazi nko kumesa ariko kumesa bwo ku ishuri barabinyigishije. Hari n'igihe n'agapfukamunwa ke kandura nkakamesa. Yagiye? Ari mu rugo. Ari mu rugo? Ugafata ukibiriza ukakamumesera? Nkakamumesa n'isabune. N'isabune? N'amazi. N'amazi? Nkanakawunyuguza. Akakakwanikira ariko? Hari igihe nza nkakanika. Wamara kukanika? Kakumuka. Haza no kugahindura kugira ngo hose humuke na twa tunuza tw'umushumi. Akamaro k'agapfukamunwa urakazi? Nakahe? Nk'ubu turi mu cyorezo cya coronavirus, hagiye wakambara niba umuntu akoroye ukambaye. We akambaye n'abapfutse umunwa adapfutse amazuru. Yakoresha ikizigira cy'akaboko ke kugira ngo amatembabuzi ataza kugutarukirayo. Amatembabuzi. Yego. Noneho cyangwa nawe waba ukambaye nabi ugahura n'umuyobozi cyangwa afande mugahura, wahita upfuka umunwa n'amazuru. N'amazuru. Ibisaho ninda bikubwiye? Ndabizi cyane. Ubikura heze? Hari ukuntu njya mpura n'abantu bambaye bakagejeje hano bakamanuye ngo noneho kugira ngo kandi bahura n'abadoso bakumva ngo ntacyo bibatwaye. Babona noneho ari imodoka ya polisi. Ikumvira imiravuga, bakumvira imiravuga. Ivuga gute? Ikavuza ihoni. Yajya guparika bakahita bapfuka umunwa n'amazuru. Ubwo se aba bantu batinya corona cyangwa batinya abapolisi? Batinya abapolisi. None se ari umupolisi na corona n'iki gikaze? Corona ni ikaze cyane. None se kuki abantu batinya abapolisi kuruta uko batinya corona? Sinzi impamvu ngo batinya yuko ngo kugira ngo batabafunga. Abantu bagira ijambo babwira. Icyo nababwira nuko muri iki cyorezo cya coronavirus umuntu agomba kwambara agapfukamunwa neza, agapfuka umunwa n'amazuru, akakagarurira munsi y'akananwa ariko adapfukuye amazuru, akambara n'uturindantoki. Cyangwa agakaraba amazi meza n'isabune akoresheje n'isabune yabugenewe cyangwa alcohol. Ntacyo mfite ngo muhe ariko nta kibazo. Imana iguhembe n'ukuri ubu bwenge ukomeze bwagure. None se ko bumva ibitekerezo byawe
mama wawe aratubwira ati arya mujya muganira ukamubwira nk'ikintu ngo ukajyana umuntu mukuru kimubwiye nk'ikintu ujya ubwira mama wawe ukabona aratunguwe mubwira ko nzamushyira ahantu heza nkabona arasetse reka da ubundi noneho nkamubwira nti nzagushyira mu nzu nziza nkugurira imodoka nkumva asetse rwose arishimye ubundi yarangiza akansabira n'umugisha ati Imana iguhe umugisha ikuzurize ni ukuri igukuba inshuro 3 ukumva umugisha wakibyeyi nawe ukugezeho ese nuko bigenda mwese Adolphe tuvugishije ukuri ibyo bintu wumva uzabikora ko kuba umusezeranya uzakoresha ubuhe buryo kugira ngo izo nzozi wasezeranije mama wawe uzazimugezeho njyewe rero kugira ngo nzamwubakire inzu nziza nzajya nkoresha amatafari ahiye nzane imodoka z'ikamyo zibenura amatafari ahiye uzazikura he ko ntazo ufite nzazikodesha amafaranga ufite angahe nyine impaniza mu bushobozi nanjye ngira amafaranga mbe mukuru exactly nibyo rwose 100%. Imana izaguha ubushobozi mpe nk'ibihumbi 100 nohereze nk'ikamyo 5 z'amatafari ahiye zibenuye zizira icyarimwe zihite zimena hano zimena noneho zane n'izindi modoka 2 z'umusenyi zikamyo n'izindi 3 z'umucanga zimene izindi zizana amabuye izindi zizana ibiti byo gushyira hejuru izindi zizana imifuka ya sima 500 imifuka 500 zimene hari nzana abayedi bavanemo imifuka ya sima kuko zamuye cya kintu za cya butu imifuka ya eticika zazana abayedi hasi uzatanga akazi ku bantu ibyo bintu uzabikora ryari nimba mukuru urabura imyaka ingahe ngo ube mukuru rero saza ndabura nk'imyaka 14 kugira ngo ugire 20 ngiye 20 21 22 23 kugeza ngejeje 30 hahita mfata n'irangamuntu reka da mama wawe se ni cye kintu ujye ubona urumva nk'iyakikubwiye cyangwa se ukabona kirabaye ukabona cyamubabaje cyane ni ikintu ubona kibabaza mama wawe kenshi iyo mbonye nta mbaga afite zo kujya hari umuntu yavuye kwahira ubwatsi yananiwe ahantu atabasha kuwukura mu mufuka ngahinka mbukura mu mufuka ntangiza nanjye nkayihereza urabikora uri no nka wayiha ubwatsi nayiha ubwatsi nuko nta buhari nawe ubundi nayiha rwose wayiha nanayirundira pe ubu se wumva ufite imbaraga nyinshi cyane nabonye ushobora no kwiruka ngo nazwe nkiruka nkabona uri muri wakwiruka ngo ugasiga n'umuntu nyine reka da ntiwanamfata ni ukuri nakwidumbura iyo ndi mu igare muri kaburimbo nta modoka mbona mama igihe yamvanaga kwa muganga akabona ahantu hashoka igare ryamwirukankana ngiye nkabona nta modoka ihari nkagurutsa igare nkamusiga agasigara ruguru yifashe ku munwa yumiwe ubwo se n'uri kumutera ubwo bagira ngo urakora impanuka reka uba wiyizeye nyine iyo mbonye imodoka iri kuzamuka mpita mfata feri kugira ngo ntaza kwambuka igahita ingonga uri mu kagare kawe ese tuvuge n'urugero hari abana badafite ubumuga ariko basuzugura ababyeyi babo babatuka batabubaha mbese badafite kwereka ababyeyi ko bafite agaciro kuko bababyaye abo bana barababwira iki abo bana nuko bagomba kubaha ababyeyi niba umubyeyi amubwira ati nsanira amasahani inoze akayamuzanira niba amubwira ati mwana wanjye basi niba uzi kumesa mesa agapfukamunwa akakamumesera noneho kugira ngo nawe nazakura azigiye akamaro ndetse akagiye n'igihugu cye base baba rumbwira iyo uri hano ujya wumva radiyo ukunda kumva ibihe biganiro
mba nkunda kumva amasomo ku maradiyo. Ikindi kintu ukunda kumva kuri radiyo ni iki? nkumva amakuru uko ibihe bigenda bimeze. Nuhe munyamakuru ukunda uvuga amakuru? Ni umunyamakuru bita Simayi Mwarafunze. Mbwira nk'ukuntu avuga Mwanafunze, mbwira nk'ukuntu avuga amakuru iganaho gatoya. Avuga kuri Keti Radio. Avuga ati uyu munsi hari abantu banduye coronavirus nka 30. None babashyize mu kato k'iminsi 11. Oya gerageza uvuga nk'ukuntu bari kuvuga amakuru. Muhawe ikaze ku makuru ya Radio Rwanda, ni Isimba Mwanafunze ijya kugira gutyo nyine ukomezeho twumva. Bahaye ikaze mu kiganiro isi ya none kuri Radio Rwanda. Isimba Mwanafunze, iki kiganiro ni icya Keti Radio, nako ni icya Radio Rwanda kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 4 z'umugoroba na saa 3 za mu gitondo. Nuko bavuga. Undi munyamakuru ukunda n'uwe? Rusakara. Rusakara bavuga gute? Avuga ati hano kuri Keti Radio hari umuntu waduteguriye, hari umuntu nawe wari wagiye ku kazi akagira impanuka, none uyu munsi bamujyanye kwa muganga, yagize ibyago, umuryango we wababaye, nawe nta mutekano ufite, ariko nyine bamujyanye kwa muganga, none ubu ngubu bari kumuvura. Wumva wese kugira ngo utazaba umunyamakuru? Kuko njyewe kuko ubu ngubu muri iyi minsi hari ukuntu mba ndi kwiga ubuganga, nkafata nk'agati nkagakuramo nk'akantu kameze nk'urushinge, nkafata n'akandi kantu nkagakuramo nk'akantu kameze nka tederi. Tederi ni iki? Ni tederi nyine, hakuntu bakujomba agashinge hano iyo bagiye kugufata ibizami, amaso yajya ku rushinge bagahita bashyira muri tederi gutya kugira ngo barebe yuko waba urwaye malariya. Wasanga harimo akantu kamwe, harimo agasaro kamwe ugasanga nta malariya ufite. Iyo basanze malariya udusaba 2 cyangwa 3 basanga malariya imisaba 3 bakaguha imiti. Hari n'imiti nzi n'amazina yayo. Yitwa amogisi. Ivura iki? Amogisi ivura inkorora n'ibicurane. Yego. Hari n'indi bita amuporofene. Ivura iki yo? Iyo ngiyo ivura ibiheri byo ku mubiri, ikavura na malariya. Ubundi muti uzi ni ubuhe? N'utundi tunini dutoya tw'umuhondo ariko sinzi amazina yatwo. Ntabwo nzi amazina yatwo. Kuwaritemu ivura iki? Kuwaritemu ivura malariya. None uyu mwana wawe ibintu avuga ubu niyo atangiye kuvuga akiri mu nda. Nanjye nuko mbyumva nyine. None se icyo kintu kinshimisha kikanasubizamo intege, kumva ko umwana afite ubushobozi bwo kuvuga ibintu bingana. Turaganira rwose nkumva nta kibazo. Mbese iyo baganira ntubura ibyo uvuga? Nta rungu ahubwo njye hari igihe agahinda kanyica amarira akaza. Avuga ibintu nka biriya byose, nareba uko ameze nkatekereza nkumva ndi ahantu kure. We yarangiza akambwira ngo mani ntukagire agahinda, kujya ubyakira nk'umubyeyi nyine n'ibyawe. Nkabyakira koko cyane. None se njye barumbwira yenda kenshi aba ari hano wenyine, yenda urumva n'abandi bana yakagura nabo kuko urumva baramukomeretsa. Nyine ni ukuvuga ngo cyane cyane nyine ubu twari turi mu rugo rw'imiyenzi ya kinyarwanda bisanzwe, usanga bamuhohoteye, bamukubise imigeri, bamuteye amabuye, ibintu nk'ibyo. Hamwe no gusenga Imana rero, Imana igira uko ibigenza, nkikizaho tudutafari gutya ku buryo bimuhesha umutekano. Arisanzura akajyaho akikinira utu ducupa twose tuba turunze hano, udukinisho twe, utuntu twose turiya dutafari twose n'udutegura n'utwaba yamenaguye arimo akora. Ariko rwose iyo yibereye mu rugo nanakinze nta kibazo kiba gihari, byagiye bimurinda gukomeza guhohoterwa. Aratubwira ati ajya kubwira ngo
bazakubakira inzu ngo arayimbwira nanjye iyo nzu nkaseka nkatebagara nkavuga ni mwana wanjye ibyo watuye Imana izabigukoreraho uzayinyicazemo izina rya Yesu amen ni ukuri rwose arabivuga akambwira ati mati ntuzagira agahinda ati abantu bose bakureba baravuga ngo wabyaye umwana ngo utagenda ati ma tibure tuzareba yaguhaye isezerano amaye isezerano ko azamara agahinda kwaza d'office rero ugomba kubikora ni ukuri rwose nshima Imana nanjye nyine nuko kuba mureba gutya ndashima isukuye ni kugora isukuye nyine kumwita ibintu erangora se bivugwa ahubwo no kwiga ni ukuvuga ngo kugira ngo nzabone icyo nkora nzabone uko nkora 11:00 ubwo niba ari uguca akayogi 10:00 mba nambaye itoroshi hano mu mutwe uri guhinga kugira ngo nibura 12:00 mbe natangiye kumukorera isuku 10:00 n'igice nkaba ntangiye gushaka ubwatsi 12:00 n'igice nkaba ngeza hazi 12:40 nkaba ndangije kumwambi hakabaho igihe niba ndimo muranjika hakabaho igihe ngewe mba mbyumva nkumva aranyaye nkongera nkabimukuramo cya gihe ndibwo cyangwa se akituma nkabikuramo cya gihe ndimo kubikora uko amasaha yo kwishura arancika kandi ndibugereyo nongera ngaruka ubwo nuvuga ngo 4:20 mba mfashe inzira nanone nsubiye ku ishuri kumuhindurira nkamujyana muri dushe nkamukorera isuku nkongera nkamwambika nkamusubiza mu ishuri hakaba yagiye musubizamo nkasanga isomo rya mbere ryarangiye ubwo nashaka nareba kugaruka nkabona sindi bubishobore ndagera hano n'ubundi basohotse nkicarana n'umusekirite ku marembo saa zikagera nkamucyura byageze aho mbona nyine nta kintu nzakora inzara zatwica nta kundi nabona saba abarimu mumbabarire mujye mureka nibura njye muzana ikigoroba ariko na cya kigoroba ntabura gukererwa kubera ko niba nabyutse ngenda gutyo habaho igihe agenda atanariye gusa ko iyo agezeyo hari abarimu rwose ubona nta kibazo bakamubaza baramubwira bati jya utubwira niba uba wariye cyangwa niba utariye yarangiza akababwira ati ngewe naje ntariye baragenda ku ishuri nyine aho batetse bakamuzanira ibiryo bakamugaburira nubwo buryo rero nubwo na nimugoroba kujya kumuzana ni hahandi n'ubundi 8:30 mba ndi busubire kongera kujya kumuhindurira nkazana nawe nimugoroba nyine nuko nguko muri wowe rero yena twavuga byinshi cyane icyumba cyaguhereza nk'umutekano wuzuye kugira ngo uvuge ati ikintu cyo gisubizo kiramutse kikunze uzi ikintu numva kimpesha umutekano nawe ajya yicara akabivuga ariko nanjye nkaba numva bindimo cyane ko yego ntago biba byoroshye ariko nk'Imana igize uko bigenza kandi hari igihe igira uko bigenza bikemera mbonye nk'ahantu yiga mu kigo byamfasha abamama imbere byamfasha kuko nahangaha ko hava umujyana nta muhanda agira nta nzira agira hari igihe mukubita hasi hari igihe mbese ubona mbangamiwe cyane ariko abonye nk'ikigo yigamo abamama imbere bino bifite abana bafite ni ukuri nanjye byanshimisha ko nanjye byaba binyorohereje gusa Imana yabikoze byashoboka ariko bitanashobotse nzakomeza nk'umubyeyi nitange nk'uko n'ubundi nitanze muri ubu buryo hari ababyeyi nyine batabana mu buryo runaka nk'uko byagenze kuri papa we ababyeyi nk'abo ngabo batekereza gutyo bagifite iyo myumvire kumva ko umwana uvutse atandukanye n'abandi mu by'imimerere w'umubiri atari uwabo bikunze kuba cyane ku bapapa nkunze kuyibona si wowe wenyine ari n'abandi benshi cyane twagiye tubona muri ubwo buryo bo ni iki kintu bababwira abantu bafite iyo myumvire cyangwa se n'ababikoze kugira ngo basi bahindukire basubire inyuma kureba abo basize nuko njye mba numva ikintu nababwira nuko ubundi ubirebye umwana ufite ubumuga nawe ni umuntu nk'abandi yaba avuga yaba atareba yaba atagenda ni umuntu kuba rero wamukorera ikintu cyo kuvuga ngo uramutaye hari igihe ushobora kumutaye Imana ikazamuruka akaba ari nawe umera neza kuruta wowe wamutaye
rero ndumva nababwira ko bagomba kwita ku bana babo kuko umwana wese ni umwana. Njye mba numva umwana wanjye namwise ishema ryanjye. Fisi rwose mba mbona ari ishema ryanjye. Ishema ry'ababyeyi sha. Nukuri mba numva nta kibazo mfite. Iyo ndi hano singira irungu, iyo ndi hano mu turimo dusanzwe simvunika. Ubu sinjya noza amasahani. Arayoza cyane nkamwegereza ibasi, akogesho, amazi yo kunyugurizamo nkamwegereza inkoko. Rwose Fisi arabikora pe. Mu guteka afata bimwe nkafata ibindi. Niba ndi gukeka imboga nawe arakata inyanya. Niba ari ibirayi arafata icyuma afata ikindi. Ni ninzazaye kubakira ko. Nyaza. Imana izabimufashemo. Ni cyo kiza cyo gufasha mama wawe imirimo. Iyo mbonye ndi kumukata inyanya nawe ari gukata imboga, marambwira ati iyo ndangije nawe atararangiza, cyangwa yaho igihe turangiza rimwe akambwira ati Imana ikumugisha kandi Imana igikomeza ikongerera imbaraga. Ukumva urishimye? Numva ndishimye cyane. Ukahita useka? Ukahita agatwenge? Kandi ibyo uvuga byose bigirirweho muri ubu buryo runaka. Mama Karame. Yenda hari ibyo rutubwiye byo kuba ndagira ishuri muri ubwo buryo. Yenda ni ikintu cyaba cyiza cyane muri rusange, ariko yenda twavuga byinshi, ariko reka tugushimire ku kanya duhaye by'umwihariko. Ikiganiro cya Radio Office ntiwava hanga ndakurahiye. Mu kanya batangiye kuducira imigani. Sakwe. Soma. Mutamira byina mu gatabiri. Cyo ntabwo nkizi, ariko ngenzi kubusakuza. Sako. Nyamakanga ngo mutahe. Ndo kurugi. Sako. Soma. Nyabugenge n'ubugenge bwayo. Kimwe cyumve. Yego. Nuko gucutsa itajya amabere. Sako. Umuyobozi w'ishyamba riraho bangana. Ugize gute? Umuyobozi w'ishyamba riraho bangana. Nkuru y'urusuri ishyamba rirahubangana. Kimuhu cyumve nyine. Ngiki. Inzara y'umusore. Nshaka ko inzara y'umusore iragatsindwa n'agasani. Urakoze cyane. Abandi bana bafite umugabo yenda bakihebye, bacyumva ko ntacyo bashoboye, bacyumva ko ntacyo amarira ababyeyi burababwira iki? Wenda babwira yuko niba ababyeyi babo ntacyo babamariye, ababyeyi babo bagomba kubitaho n'abana bakubaha ababyeyi. Kandi nta mubyeyi uhohotera umwana, nta kumukubita ngo ashake kumubwira amagambo atamushimisha, ahubwo akamubwira ibimushimisha kandi akagira Imana iguha umugisha, ndagukunda, uri mwiza, urashoboye, utuntu nk'utwo. Ababyeyi batwige. Radio Office uba nabazana mirembe n'ubwo mbere mbonye umwana kandi. Ubu ngubu ujye kuvanga wisubire hariya mu nzu, nabonye ufite n'imbaraga. Ubu ugiye gukora iki muri uyu mugoroba, ufite iyihe gahunda? Uyu mugoroba ni nk'uko iyo mama atabashije gucyura izi nkoko ntayigenzi icyura. Zitaha hehe? Zitaha hariya mu nzu aho navuye. Urazirara hamwe nawe? Hari icyumba cyazo aho kirara, hari aho zirara muri saro. Twebwe tukajya mu cyumba. Mu kindi cyumba. Urakoze cyane Radio Office. Yego. Mama harya nta telefone ugira? Oya ntayo. Ngo byagenze gute hano? Narayicaginze barayitwara. Bene ngango. Imana ibabarire. Abantu bibye mu telefone barababwira iki bo? Abantu bibye amatelefone ni ukugira ngo abibye amatelefone y'abandi niba abonye uwibye telefone ye akahita yimusubiza, cyangwa nawe agasaba Imana imbabazi. Imana imbabazi kababarira. Imana ni nyembabazi. Urabizi ko Imana igira imbabazi? Imana urabizi ko igira imbabazi? Ndabizi cyane. Urabizi cyane. Inazigire n'abantu bose bazisaba, reka tubashimire by'umwihariko. Umva waririmbira abashyitsi. Kandi koko Karimbo nabaririmbira. Tugasorezaho rwose. Ko kubashimira yuko mwageze hano amahoro, kandi
ko kubasezera ko mutashye. n'abantu bari badukurikiye hariya nabo gira ikintu babwira mbere ko baririmba. Hari abantu bari kutureba hariya bagukunze babugira umwana uzi ubwenge burababwira iki? Bo ndababwira yuko abo ngabo nabo bagomba kugira umutima wa kimuntu, bakagira ikinyabupfura, niba ari ababyeyi bakita ku bana kugira ngo nabo abana bazakure neza bigiye akamaro, bakagire n'igihugu cyabo cyababyaye. Haleluya haleluya. Twagiye. Dore muratashye bashyitsi bacu, Imana ibarinde maze mugereye amahoro. Impanuka zo mu muhanda, urugendo rwiza mugereye amahoro. Irinde impanuka zo mu muhanda, urugendo rwiza mugereye amahoro. Yitwa Jadofisi. Twatirwa na mama we. Igira ubuntu. Igira impuhwe. Jadofisi. Ishema ryabo. Rya mama. Atakaze nako umubyeyi umwita mama Jadofisi. Gahunda zikomeza kubagendekera neza. Birababaje ariko ku ruhande rumwe harimo n'ibiba binashimishije kubona umwana nk'uyu nguyu yifitemo icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza, akagira isezerano ahereza umubyeyi mu gihe umubyeyi abona ko yihebye, umwana akamusubizaho imbaraga. Ni ikintu cyiza cyane. Abana badukurikiye, uyu mwana mugire byinshi cyane mumwigiraho, kandi namwe abakuru mudukurikiye mugire byinshi cyane mumwigiraho kugira ngo bibashe kugira cyefasha ejo hazaza heza cyane. Hari byinshi cyane umwana yamukuyeho, kumva ko utagomba kwiheba uko waba umeze kose, kandi ko Imana igira impuhwe n'imbabazi igihe cyose isabye yakubabarira. Kwigirira icyizere ko waba uri kose mu bushobozi bukeya cyangwa se bwinshi waba ufite, kumva ko hari aho ugomba gufashiriza abandi, nicyo kintu cyiza cyane. Jadofisi kukomeza kugubwa neza rero. Muri coronavirus ngo nta muntu uhereza undi ikiganza, gira gutya gira gutya sha. Ubu habona rero gahunda zikomeze kugera neza. Mama Jadofisi mukomeze kugubwa neza, n'abantu bose mwari mudukurikiye gahunda zanyu zikomeze kugera neza. Ni Impanuro TV, kamera mari kumwe na Eric, babwire ngo nakagaruka kandi ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.